ubwo Amerika nyine yagaragazaga ko yaje kwifatanya natwe, ubwo yavugaga ko Amerika yifatanyije n'ababuze ababo barimo ubwoko bwakoreshwaga mu Rwanda, abahutu, abatwa n'abatutsi, ngo ni imvuga yamaganywe na benshi. Yego, Perezida Kagame rero asubiza yagize ati nasabye ko bandikira Amerika ubutumwa bw'uko idufashije yaduha agahenge kuri uyu munsi wo kwibuka buri tariki ya 7 Mata mu gihe twibuka abacu. Wenda indi minsi bakaba batuvugaho ibyo bashaka, bumva ko tudakora neza. Bavuze ko ubwo iyo baruwa yandikwaga hari muri 2015, icyo gihe ngo Amerika yari yasohoye ubutumwa burimo kwifatanya n'abanyarwanda ubwo hibukwaga ku nshuro 21 Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ubwo butumwa bukaba bwari burimo n'ibyo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Bakajya babijyanisha, bakavuga ati kugira ngo aka kantu tukababwire kumvikana, reka tukajyanane n'ino message kagende busomwe n'isi bakagaherekezanya. Reka numva Scovia uko abyumva. Waramutse neza Scovia? Waramutse se? Yego. Sinzi uko isi yose niba hari umutegetsi cyangwa undi muntu urite wigeze agira icyo avuga kuri uriya muyobozi wa Amerika wanditse iriya tweet. Blinken. ndumva mu bayobozi bo mu Rwanda nta wigeze abigarukaho. Oya, va kuba mu Rwanda wo hanze se. Wo mu Rwanda wa perezida yabivuzeho nubwo atamuvuzeho nkawe. Abo hanze ndumva ntawe nanone ntawe nabonye. Hari imiryango se mpuzamahanga wabonye yamagana? Tukavuga ko nka UN igamije kurwanya genocide yari gushyiraho agakomenti se. Ishami rirwanya jenoside nibo badekaraye baremera ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Kuba hari undi muntu uhindura inyito rero ntibamuvugeho. Ariko wamugana. Uzi icyo yabisobanura se? Ngewe ubushize nafashe agafoto mpagaze imbere y'inzu ya Biden nagiye muri Rwanda Day. None ntera urwenya nuko ntazi gupostinga nyamukareze muri telefone yanjye. Najya mbwira abo twari kumwe ntumpagaze imbere yo kwa Matayo. No nuza kambwira ati tuhagaze imbere yo kwa Matayo wo twari turi kumwe. Ni ibintu yabitangira umpatse. Ubu rero kuba uburyo biba byavuzwe n'umutegetsi w'ubutegetsi buri mu bihugu navuga bitari muri bakizigenza, batari mu bapolisi b'isi bo kumenya demokarasi, imyitwarire y'abantu n'ibintu byabo, ndetse nabo bafite tayito nk'iyarura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro. Ariko nibyo yaba byavuzwe n'undi ubu isi yose bihagaze yamwavi n'ibihano ahubwo barimo babivuga n'ibintu, ariko impamvu byavuzwe na Amerika bigafatwa nkaho nta cyabaye nuko uyu muntu ari mbese bose bavuga bati waramutse nyakugira Imana garampa minu bumwe yacu yose kitabyanditse. Uragira ngo kugeza ubu sinemera ko minu bumwe kuyo kugira ikivuga ko perezida yavuze. None se minu bumwe yari itegereje ko perezida azabibazwaho, yari ifite amakuru kazabibazwa. Yabaye nijoro press conference ba mu gitondo habaye na konji. Iso saha minu bumwe yari ikiryamye. Ntekereza ko urwego rwa leta gusubiza ikindi gihugu ntabwo ministeri ariyo yasubiza umuntu uri ku rwego. Ntekereza ko hariyo bibaye n'ibivugwa byakabaye bituruka mu ofisi ya Biruta. Twizere ko inteko izatuvugira wenda. Nibe nteko se ishinga amategeko. Yego ko ariko uru n'urwandiko rwarekuye uba munyagwa wakinye filime, nuko filime barangiza kuri filime bakamugira intwari. Urabona mbese ni nk'ukuntu ushobora kuvuga inkuru y'intambara bazajya gutanga imidari y'abasirikare bari ku isonga nkagenda bakawuma kuko bakubonaga ku ruhembe n'ubwo bagafata amafoto cyangwa ugira. None icyo gihe nagahembwe mu banyamakuru bafotoye, ariko sinahembwa mu basirikare batsinze intambara. None se kugira ngo tukugire igitangaza nyine tugomba kugushyira imbere.
iyi bura bagahamagara nka generali runaka kiwewe bati umusirikare wa mbere ukomeye muri Kongo nanjye bati nasikovi yavuze ukuntu akomeye nanjye simembwe nk'umunyamakuru nka Leto na Colonel wowe n'inzovu mukanyeganyeza uruti bitewe n'icyo tugushakamo bitewe n'icyo munshakamo rero niyo mpamvu utapfa kuvuga ngo wapfa kwandika cyangwa kujya gutera nibyo nasonaga nyine ubundi kiriya ni igisobanuro u Rwanda rwakabajije ambasaderi hari icyo yakabajijwe koko leta yawe bityo wese kejo nta bintu yanditse ntabyo wabonye umva mubwire rero ambasaderi w'Amerika umva mubwire sa ntabwo buriya gutura ndahari ukuntu abaturanyi ngo babyara abana basa ariko ntekereza ko u Rwanda rutari buse na Kongo urumva nk'ubu ngubu Kongo iyo hari umushyitsi wasuye u Rwanda batuma ambasaderi ngo asobanure impamvu perezida we yaje ibyo bintu byo ngo barabaza ambasaderi kuki umuyobozi wanyu yavuze atya yaramaze timumwibarize niwe bivuze si nta n'impamvu yo kubimubaza hari ikintu kimwe perezida Kagame yavuze isi yose ibyo ivuga byose ibyo yakora twebwe tuzi icyo dushaka tuzi aho turi tuzi icyo turimo dukora icyo nicyo gikwiye kujya mu mutwe wa buri muntu harimo harabiki ese kuba yavuze kuriyo biratuma ibyo twakoraga tubihagarika duhangayike tubanze duhangane n'ipfobya rye ababivuga babivuge ababireka babireke nuko isi yo n'uriya ubivuga umutima we utarimo ibaruwa yanditse kugira ngo akomeze akine politiki y'igihugu cyamwangaje abizi neza kurenza undi muntu wese kuko wazi n'ibyo tutamenye buriya bashaka kuba azi n'uwishe Habyarimana azi n'uwatanze wavugije ifirimbi ya mbere ngo jenoside itangire azi buri kimwe guhindura rero akavuga ikindi ashaka kuvuga nacyo azi icyo arimo gukora njye hari ikintu natekereje Shadadu mbwire niba nshobora kuba nayobye cyane hari ukuntu nyoba ariko iyo nayobye cyane birambabaza hari ikintu gisa nk'aho cyabaye i Kigali muri Afurika hasaga nk'aho habayeho kumvikana mu buryo butagizwemo uruhare n'urundi rwego rukomeye rutagizwemo uruhare na ba Matayo nabo ngo u Rwanda kuba hari ibiganiro rwagiranye na South Africa Amerika atari we muhuza atari we babwira bati wowe kabyare wamutubwiriye bisa nk'aho uyu mugabo kuza i Kigali kandi buri umwe akahava avuga ati njye naganiriye kandi hari ibyo namenye nsanga hari ibitari bikwiye tunabona ko hari inzira y'ibiganiro ishobora kuzana amahoro dusanga dukwiye gutuma amahoro aboneka muri Kongo ndetse no ku baturage b'u Rwanda yego ari uko hacecekeshejwe imbunda iyo mvugo y'uyu mugabo wa South Africa isa nkaho kandi wenda ba Matayo bategetsi b'isi basa nkaho atari bo bateguye ikibuga bisa nkaho ari ibintu kuri bo bafata nko gutsindwa kuko bumva igihe cyose icyo abantu bakumvikanaho aribo bagomba kwishyiramo uruhare umuyoboro ariko n'ubundi na mbere na Afurika ifite uburyo bwo kwikemura ibibazo ntabwo wayobye Afurika ifite nibwo Amerika n'Uburayi badashaka ntabwo wayobye noneho uko rero kuba batakunze uburyo Kagame na Ramaphosa hari icyo bahuriyeho kandi hagati yabo harimo tabombeke kandi ukabona ko rwose buri ruhande perezida Kagame ejo yabwiye abanyamakuru ati twaraganiriye numva njyewe ndanyuzwa kandi ndizera ko na mugenzi wanjye ariko byagenze ukurikije imvugo za perezida wa South Africa nawe kuri hando nuza ye X ko yabivuze birasobanura ko hari ibiganiro abagabo bagiranye buri umwe yumvikana n'undi kandi akajya amaze ati ubundi twapfaga iki haburamo uvuga ati imbeba yaturutse haruguru undi turuka hepfo barizo barabyumvikana bati rwose madamu cyangwa nabibonye imbeba yaturutse haruguru iramanuka ahubwo twari dupfuye ubusa amashusho aratwereka ko kuba rero icyo kintu cyabaye Amerika itarimo natekereje ntabwo bari bayobewe ko mu gitondo i Kigali haba ikiganiro n'abanyamakuru natekereje ko uriya mugabo kwandika iriya Twitter muri ririya joro kuri perezida Kagame wari waraye mu kiganiro atangiza kwibuka yari yavuze agatanga ubuhamya bwe kubw'umuvandimwe we umugabo
bigera ku munsi wo kwibuka agasa nkaho wibuka jenoside umunsi itangira biga uko ihagarara batangira gushaka uko bashyingura abapfuye kugeza uyu munsi inzira ya jenoside yayihanze amaso iba mu mutwe warayifite njya mvuga ngo umuntu amushyizeho nka sikirini tukareba ibyo afite abantu dushobora guhera tukavuga tuti nibi yarabibonye arakomeza arahagarara abaho bivuga ngo rero bavuze bati muri aya masaha abantu bose umutima wabo wirabuye kubera imbaga y'abatutsi bangana kuri abapfuye uwakohereza ikompora ryaka pana kuvuga ngo barashe akantu uwarashisha sabasaba ku mitima n'imitekerereze y'abanyapolitiki n'abanyarwanda bose kugira ngo mu kiganiro n'abanyamakuru uyu mugabo aze kuza yarakaye niba mumbazaho akore dega zishobora gutuma diplomasi wacu itangira kuvukamo ibibazo natekereje n'abayisinki ariko nabitekereje kandi gutekereza kwanjye nta wabihagarika nabyo bitandukaniye nuko nari mu biceceke ntabwo wayobye rwose ariko natekereje ko aricyo kintu uriya mugabo yakoreye iriya twita kugira ngo ateze indi saga tubone icyo duhugiraho hagati y'u Rwanda na South Africa muri media kibura yego n'abaturage b'impande zombi ntibumve ko habayeho ubwumvikane bagume mu kintu kizi ko u Rwanda na South Africa n'ubundi byiteguye kumarana asa nkaho yari yaremye indi nkuru ashaka imiri izindi nkuru yakubise igihwereye rero niko nabitekereje ariko perezida Kagame yaje ameze neza urabona nk'umwana uri kumwe na mama we na papa wari wahura n'ababyeyi umupapa afashe akaboko kamwe na mama afashe akandi kaboko k'umwana bari hagati agenda asimbuka cyane babanezerewe cyane ibyishimo by'uriya mwana bishobora guhagurutsa Boeing nta benzine iri muri ya mwana perezida Kagame nubwo yasubizaga ibibazo ariko yari pose pe ameze neza nanjye kira kibazo barakibajije nitegura ukuntu agiye kwahuranya umuntu ubu ibintu biroroshye ndabireba ndavuga nti burya rero politiki ni cesa ko uyu urangaye ugakoma ku nka bavuga ko wayikinnye kuko wa mugani urumva arakubwira ati na mbere hose hari icyo twakoze hari n'ibyo twababwiye hari ibaruwa twanditse hari byose twarabibabwiye urumva wa mugani igihugu kiba kibitse ibintu byinshi tuba tutanazi nk'umuperezida kubona ikintu kitamukanze nuko hari byinshi yakibonyeho Amerika ifite nuko natekerezaga Biden wenda nako ntuza Blinken